turabakiriye bavandimwe abadukurikiye waba uri kuri telefone yawe kuri mudasobwa kuri computer aho uri hose waba uri mu buriri cyangwa wicaye tunejejwe no kubana nawe muri aya materaniro turashima Imana yakubashishije wowe nanjye kugira ngo tuze kubana muri aya materaniro nkuko mubibona turi buze guteranira online ariko turashima Imana yuko imbaraga zo mu iteraniro zijya ziba n'imbaraga za online uko tujya dusoma ijambo ry'Imana ryanditse ku rupapuro cyangwa mu gitabo tukibwira uko byari bimeze mu itorero rya kera turasenze ngo presence tujya tugira turasoma ijambo ry'Imana ari nayo presence tuze kugira uyu mwanya rero dutangira amateraniro ndifuza gusoma iri jambo tugasenga hanyuma tukaza kugira umwanya wo kuramya Imana hamwe na Azaf ndetse n'ijambo ry'Imana turasoma muri Yesaya 44 umurongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi nzatembesha imigezi ku butaka bwumye urubyaro rwe nzarusukaho umwuka wanjye n'abana bawe nzabaha umugisha uwishwe n'inyota nzamusukira amazi nzatembesha imigezi ku butaka bwumye urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye n'abana bawe nzabaha umugisha sinzi igituma wicwa n'inyota uyu munsi sinzi igitumye uguye umwuma kandi bitera umwuma muri iyi si ni byinshi intambara z'uburyo bwose imvune zo mu mutima ariko ngufitiye inkuru nziza Bibiliya iravuze ngo izadusukira ku mwuka kandi izaduha umugisha rimwe mu magambo meza bajya bita ububyutse muri Bibiliya ni umugisha Imana iduha umugisha w'ububyutse tugiye gusenga jyewe nawe Imana idusukemo umugisha w'ububyutse ikangura imitima yacu yongera itwambika imbaraga ndetse ibi bihe by'uyu munsi ibihe turi busangire bibe ibihe byo kwambikwa izindi mbaraga nshya reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye kuri Alpha tugushimiye kuri Omega tugusanze uyu munsi kubw'imbaraga zawe tugusanze tugusaba ikintu kimwe ngwino udusukire kuri wa mwuka wawe wera ngwino udusukire umwuka wawe wera ngwino uduhe umugisha w'ububyutse ngwino utumare inyota kubw'imbaraga zawe cyangwa inyota yacu twajyaga tugirira iby'isi ikamuke tugira inyota y'ibyo mu ijuru muri iyi minsi tugukeneyeho imbaraga data icyampa ukaza ukazura ubuzima bwacu tukabona imbaraga z'ubushobozi bwawe turasenze ngo ukoreshe Azaf turasenze gukoresha uyu mwanya ukoreshe equipe technique kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru usengeye buri muvandimwe wese dusengana ku Gisozi ndetse n'abandi bose badukurikiye uyu mwanya mu buryo bw'iyakure ndasenze ngo ubaho ububyutse ukangura imbaraga zawe muri bo kandi izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze kuri mwiza isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amashyi n'impundu bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo amen amen unyemerere duhuze ibiganza nabo turi kumwe twese ndetse nawe aho uri twakira abavandimwe ba Azaf God bless you Hallelujah. Urera gitare reka twese tugushime Uwera gitare mana nzima mana yera reka twese tugushime Oh
waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye haleluya mwami waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye waramamaye icyubahiro cyawe cyaramamaye isi yose ikuramye irima uwera uwera gitare reka reka twese tugushime uwera uwera gitare mana nzima reka mana yera twese tugushime oh uwera uwera gakiza kacu gitare ibiro byacu reka twese tugushime waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye mwami waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye waramamaye mana isumba byose abo wacunguye twese mwami tukuramye waramamaye mana nkuru mana nzima itorero ryawe rigushime waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiriye waramamaye mana nzima mana yanjye isi yose ikuramye oh waramamaye izina ryawe ryaramamaye isi yose ikuramye urakwiriye no mu ijuru ntibasiba guhimbaza imana yaducunguye urakwiriye waramamaye wowe mana nyamana isi yose ikuramye urakwiriye waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye ongera uvuge waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye
ishimwe ryawe ryuzura isi n'ijuru, reka ingoma yawe yogere hose, reka ubwiza bwawe bwuzure hose, isi yose yuzure no kumenya ubwiza bwawe, isi yose yuzure no kumenya icyubahiro cyawe, isi yose yuzure no kumenya ko manurera 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 uwera n'Uwiteka Imana Nyiringabo, nawe usa nawe isi n'ijuru byuzuye ubwiza, byuzuye icyubahiro, imitima yacu yuzuye ishimwe ryawe, imitima yacu yuzuye urukundo n'icyubahiro cyawe Mana, turakufasha mu miryango yacu, mu ngo zacu, mu gihugu cyacu, ni wowe dushize hejuru. Imana dukesha ibyiza byose, amahoro, iterambere, ubuzima bwiza, gutunga no kugubwa neza, byose tubihabwa nawe Uwiteka Mana, agakiza kacu, byose tubihabwa nawe, turagushima, byose tubihabwa nawe, tuguha icyubahiro, tubihabwa nawe Yesu Kristo, tugushize hejuru. Amavi yacu aragupfukamiye, ubwenge bwacu uri mwiza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Reka tujyature ngo uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Ongera wature ngo uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. ushobora kuba uri kunyura mu bihe bikomeye muri famiye yawe, mu rushako rwawe, muri mariage yawe, cyangwa se mu bucuruzi bwawe, mu kazi kawe. Ushobora kuba urwaye, cyangwa se hari ikindi kibazo ufite, ukaba ubona ibintu bikwibagiza, bituma utabona ineza y'Imana. Ariko nagira ngo aka kanya duhagare mu mavuta y'ubuhanuzi, twongere twature, wongere uhanurire situation yose waba uri kunyuramo, wibwire ngo Imana yanjye ni nziza, uvuge ngo imbabazi zawe Imana yanjye ni nziza cyane, kandi imigambi yawe, ibyo untekerezaho ni byiza, ibyo wibwira kunkorera ni byiza. Vuga ngo uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza.
amashyi Uwiteka. We Mana nziza, we mwungeri wacu mwiza, wowe nshuti yacu nziza, wowe ugambira kutugira neza. Notre bienfaiteur, our benefactor. Mana ndagushima, gushimye ko abawe twese uratuzi, kandi twese turi mu biganza byawe. Uzi amazina yacu, kandi twese uzi icyo wagambiriye kutugira buri umwe wese ku giti cye. Gushimye ko uri umubyeyi mwiza, umwungeri mwiza, uzi intama ze zose, kandi gushimye ko utazemera ko hagira n'intama yawe imwe izimira. Ndagushima Yesu, niwakira icyubahiro, niwemera amashimwe tukuzaniye kandi tugushize hejuru. Uwiteka uri mwiza, ineza yawe tuyibona buri munsi, ineza yawe Uwiteka Mana Nyiringabo turayibona buri gihe. In and out of season tubona ineza yawe Data mwiza. Kugira neza kwawe twarakubonye mu gihugu cyacu hano mu Rwanda, kandi tukumva no mu mahanga yose waremye, ko bose ubabera Imana nziza, ko bose ubitaho mu gihe gikwiriye Mwami, ugapfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza ukwifuza kwabo, ukabahaza ibyiza byawe. Ndagushimira iyo neza yawe Uwiteka Mana igira neza, ineza itajibura, ineza itajigabanyuka, ineza itagihinduka, ineza y'ibihe byose, ineza haba mu mwijima haba ku manywa. Ineza yawe Uwiteka Mana Nyiringabo ndayigushimiye Mana nziza, ushimwe kubw'ineza yawe. Amen, haleluya. Reka twongere twakire pastor. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishirwe hejuru. Amen. Imana iha umugisha abaririmbyi, abaramyi, ab'Imana yitoranirije kugira ngo batujyane mu bwiza bwayo. Uno munsi mwiza Imana ituremeye kugira ngo tuwishimiremo. Ndifuza n'ubundi kugendera ku magambo bakomeje, bariho bararamya umwami kuko bifuza yuko uwo mwami aza akabana nabo. Amen. Ndifuza kuganira ijambo rito, ndashaka kuganira ijambo rivuga ngo igicaniro cy'ububyutse. Igicaniro cy'ububyutse. Ntago abantu tubana bakunze kubyumva iteka ryose nkoresha ijambo ububyutse, kandi ndibwira yuko atari ryo jyenyine ubifitiye inyota. Namwe mudukurikiye, abo turi kumwe, murabizi yuko mwifuza ububyutse. Murifuza ububyutse mu gihugu cyanyu, murifuza ku bwiza bw'Imana buza bukabana natwe. Amen. Hari indirimbo Benazafu bagira hano bakunda kuririmba, baravuga ngo icyo nifuza ni kimwe, nicyo nsaba Uwiteka, nukuba mu nzu yawe Data, mu bwiru bw'ihema ryawe. Niba nkugiriye umugisha, nyereka ubwiza bwawe bwose, menye icyubahiro n'ikuzo ryawe Mwami. Wow, iyo ndirimbo ni indirimbo nziza. En fait nta bubyutse, nta bwiza bw'Imana. In fact ububyutse
umbajije kubudefinisa, ni igikorwa cy'Imana cyangwa the sovereign act of God gituma ubwiza bwayo bwigaragaza hano mu isi hamwe natwe, bwigaragaza hano hamwe natwe. ubwo bwiza bukazana impinduka ndetse no kubaho kw'Imana kudasanzwe. Ndifuza kuganirira ijambo nkoresheje Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17 ndetse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bibiliya iravuga ngo, Nehemiya igice cya 2 ngo, mperako ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Amen. Kimwe mu bintu bindyohera mu nkuru nkunda gusoma ni inkuru y'ububyutse cyangwa ni inkuru z'ububyutse, kuko nifuza iteka ryose kubona ubwiza bw'Imana bumanuka bugahindura ahantu. Buriya rero abanyabyaha batarakizwa, batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, baba barize amashuri ndetse baraminuje bafite doktora, hariho ikintu kimwe baba batazi. Rimwe na rimwe bashobora kuba batazi yuko bakeneye ukuboko kw'Imana, batazi ububyutse bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo hari abo umwami w'iyi si yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Iyo umwanzi yahumye amaso y'abanyabyaha, nta kindi gishobora gukora cyangwa cyahindura ubuzima bwabo keretse Imana ikoze a sovereign act, igikorwa kidasanzwe cy'indashyikirwa, kikaza kigahindura ubuzima bw'abo bantu. Ndumva umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi we yabyise neza, avuga ngo ni umurimo w'ubuntu ukorerwa mu mutima w'umuntu. Ni umurimo w'ubuntu uza, umuntu akubajije ngo wakijijwe gute, bishobora kukuyobera nawe, kubera ko jyewe iyo mbyibutse itariki 12 z'ukwa gatanu bisa nkaho Yesu yamfashe mateka. Icya mbere mbanza kurota ngi kuzimu, icya kabiri nza kurota ndwaye abandi bajya mu ijuru jyewe ntajyayo. Ibyo byose byari umurimo w'ubuntu Imana yakoraga mu mutima. Iyo mbirebye nsanga byari bifitanye isano n'ibyo turi buganire uyu munsi. Byari bifitanye isano, hariho abantu bagize icyo bakora ngo ubwo bubyutse bukorerwe mu mutima wanjye. And so nanjye nawe hari ibyo tugomba gukora kugira ngo ububyutse bwigaragaze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ububyutse bwigaragaze hano mu itorero ry'u Rwanda, ububyutse bwigaragaze muri Afurika, ku isi yose. Amen. Yasomye inkuru ziryoshye z'amateka y'ububyutse. Hariho umusore ujya undyohera, uyu musore namukunze nanjye nkifite imyaka nkiye. Uyu musore yari umusore wo mu birwa byitwa Wales by'Abongereza. Umusore witwaga Evan Roberts yari afite imyaka 17, ubwo Imana yabanje kumushyiramo umutima wo gusenga, yiyiriza asaba ububyutse. Amateka avuga ngo yasenze hafi imyaka igera muri 13 asenga asaba ububyutse akiri umwana muto. Atangira gusenga aravuga ati, Imana, ntabwo ubona ibyaha biri muri Wales, turagusabye ngo tugenderere usuke ububyutse muri bino bihugu byacu, usuke ububyutse muri ibi bihugu byacu. Amateka avuga ko ntabwo yari yarize, nta kindi gitabo yari azi gusoma usibye Bibiliya. Yacukuraga agasegereti akajya ajya mu myobo mu gihe abandi bagiye kuruhuka, bagiye gufata ifunguro, wagapfukama agasenga. Amateka nanone avuga yuko ni igihe kinini aho yakoreraga, nako aho yari atuye, aho yakodeshaga bamwirukanye kubera ko yasengaga avuza induru, avuga ngo mwami mpububyutse. Mbese byamarira iki kubaho mbona abantu bicwa n'ibyaha?
usanga umubishopu umwe aramubwira ngo ndumva ntacyo bimariye kubaho, gupfa bindutiye kubaho niba ntabona bene wacu bakizwa. nuko Imana iramubwira ngo izamukoresha ibidasanzwe mu gihe cye, imukoreshe, imusukeho ububyutse, ndetse imwambike imbaraga ngo mu mezi 6 igihugu cye cyose kizumva umuriro w'ububyutse. Atangira kubisengera, asaba umupasitori we, aramubwira ati wampaye umwanya wo kubwiriza ubutumwa, ko Imana yambwiye ngo izankoresha iby'ubutware, wampaye umwanya nkabwiriza ubutumwa bwiza. Umupasitori aramubwira ati nta kibazo, noneho nzatanga itangazo nyuma y'amateraniro, abazashaka bazakurikira. Aramubwira ngo nyuma y'amateraniro yasoje, aravuga ngo hano hari agasore, agahima agaseka, hari agasore kambwiye ngo gafite icyo gashaka kutubwira. Ati none ababuze icyo bakora, abafite umwanya wo gupfusha ubusa baze kuhasigara bumve. Hasigara abantu bagera muri 11. Umusore atangira kubabwiriza ubutumwa bwiza, arababwira ngo mwihane kugira ngo ibihe byo guhemburwa bibone uko biza bituruka ku Mwami Imana. Ngo agitangira kubibabwira, amagambo y'Imana bacumita mu mutima, bararira bavuza induru. Abo barakizwa bihannye bikurunga hasi. Cyumweru cyakurikiye hasigara abandi benshi. Bityo ububyutse buraza ku buryo urusengero rwabuze ahantu rugwegera rujyamo abantu. Ububyutse buraza buswipinga igihugu cyose ku buryo amateka avuga ngo umubare w'abapolisi waragabanutse kubera ko ibyaha byari byashize. Ububyutse buraza ku buryo abana bo muri primaire na secondaire muri cya gihe cya pause, mu gihe abandi bagiye gutera agapira, babaga bari hamwe bariho barasenga mu mbaraga zidasanzwe. Ndifuza ibyo bintu mu buzima bwanje, ndetse nawe ndizera yuko ubyifuza. Ndifuza kubibona mu gihugu cyacu. Hariho benshi bumva Imana nta kivuze, hariho benshi bumva yuko Imana nta kimaze mu mutima, nyamara agahinda kuzuye imitima, ubwihebe, umubabaro. Yewe ndetse birumvikana abanyarwanda babaye disappointed n'idini mu buryo bwinshi. Buti kubera iki? Nuko kuva mu mateka y'itangiriro y'idini, cyangwa reka mvuge ngo idini rya gikristo hano mu Rwanda, bagiye babona idini rizana n'ibindi bipfuye biteye isoni. Abantu batandukanye bari baranditse mu majournal, abamisiyoneri bamwe batandukanya abantu, ubuhutu, ubututsi ndetse n'ubutwa, berekana itandukaniro ry'abanyarwanda. Ari jyewe nawe turabyumva, kandi biza kumera nabi kugeza muri 1994 aho jenoside yaje. Iyo tubirebye dusanga inyigisho za mbere zarashyizwemo n'abamisiyoneri ba mbere. Ukuri ngiye kukubwira ni kumwe: abakozi b'Imana, abanyedini, abihaye Imana babasha kuguhemukira, ariko nta muntu nigeze kubona Yesu yahemukiye. Nzi neza yuko nta muntu n'umwe Yesu yigeze guhemukira. Afite track record yuko ari inyangamugayo. Umutima yasanze yarawukijije, umubiri yasanze yarawukijije, ubugingo yasanze yabuhinduye bushya. Abihaye Imana bashobora kumera nabi, ndetse n'idini ribasha guhemuka, ribasha no kudasaba imbabazi z'ibyaha ryakoze. Ariko hari kimwe cyo: Umwami Yesu akunda abanyarwanda, Umwami Yesu akunda itorero, Umwami Yesu akunda abantu be, kandi arifuza kubaha ububyutse, arifuza kubagirira neza ndetse abambika imbaraga. Iyo turavuga ububyutse, ku bwanjye igishushanyo cyiza ntabwo ari amateka y'ububyutse cyane, nubwo hari byinshi twakwiga mu mateka y'ububyutse. Habwo igishushanyo cya mbere cyiza ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kubera ko ariho tubona gukora kw'imbaraga z'Imana, gukora kw'imbaraga z'Imana bwa mbere, aribyo twakwita ububyutse bwa mbere. Niho twabonye imirimo idasanzwe inyuranye. Bibiliya iravuga ngo abantu 5,000 bakijijwe mu minsi 2 gusa, 5,000. Amateka avuga ngo hariho igihe icya kabiri cya Yerusalemu cyose cyakijijwe mu gihe kitarenze imyaka igera mu 10. Kubera iki? Abantu bari buzuye imbaraga z'Imana. Imana yari yamanutse mu buryo budasanzwe, powerfully, massively. Abantu barakizwa ndetse bavuka ubwa kabiri.
ndagira ngo mbabwire ngo nta bantu 120 babanje kujya mu cyumba cy'ahantu cyo hejuru, nta 5,000 bishobora gukizwa. 5,000 bikizwa iyo 120 buzuye umwuka. 5,000 bikizwa iyo 120 bagenderewe n'Imana. Ndashaka kugira ngo mbere y'uko nsoza mvuge nihuse ibintu bigera muri 7 nakwita kondisiyo zigomba kuba defini, kondisiyo zigomba kuba zuzuye kugira ngo kumanuka kw'imbaraga z'Imana kugaragare. Now, icyo navuga hano ni uko Imana itajya ibuzwa kumanuka iyo yabishatse. Icyakora mu mateka y'ububyutse ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tubona ibintu bigera muri 7 by'ingenzi. Ndaza kuvuga wenda nka 5 nimbona umwanya, byaranze buri muntu wese cyangwa ahantu hose hamanutse ububyutse. Icya mbere ni inyota idasanzwe yo gushaka ububyutse. Inyota idasanzwe cyangwa icyo nakwita an intense desire. An intense desire. Bibiliya iravuze muri Yesaya 44 umurongo wa 3 aho twasomye dutangira amateraniro ngo wishwe n'inyota nzamusukiraho amazi. Bisa nkaho Imana itagisukira amazi abantu badafite inyota. Yewe wa Musamariyakazi ubwo yazaga kuri Yesu yarabanje aramubwira ngo mpa amazi. Ati Umuyuda yasaba Umusamariya amazi. Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi ugusaba amazi wabaye umenya ko we yakumara inyota. Inyota yavugaga ari iy'ibyaha. Aramubaza ngo nyereka umugabo wawe. Aravuga ngo ntawe mfite. Tugize neza kuko wari ufite nawe yagiye kandi wabanye na 5. And so isi ifite inyota idasanzwe. Umugaragu w'Imana witwa Billy Graham yaravuze ngo mutima w'umuntu ngo habamo inyota itagira ikindi kiyihaza usibye Kristo. Habamo inyota itagira ikindi kiyihaza usibye umwami Yesu. Rero icyo mvuze, umuntu utarakizwa ikintu akenera cya mbere ni ukumenya yuko inyota itazagira ikindi kiyihaza usibye Yesu. Hanyuma no kubakijijwe bacitse intege ni ukuremwa. Igikorwa cya mbere Imana ikora mu mutima w'umuntu kugira ngo izane ububyutse ni ukumusukamo inyota, ni ukumusukamo inzara n'inyota, ni ukumusukamo agahinda k'abarimbuka, ni ukugusukamo inyota yo gushaka mu maso hayo. Kandi inyota igiremwa n'ibintu byinshi. Kimwe muri byo ni amakuru. Mu gitabo twasomye muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17, Nehemiya yaravuze ngo ntimureba ko tumeze nabi. Ntimureba ko tumeze nabi. Ku murongo wa 14 aba yaraje azunguruka i Yerusalemu ngo ku mugoroba n'ifarashi ye, ngo arangije atangira kubona uburyo inkike zasenyutse. Arangije ngo hamagara abagabo b'Abisiraheli, abakuru b'imiryango. Njya nibwira yuko yabivuze ariho ararira nk'uko yarize ubwo yari ari kumwe n'umwami, ubwo yari akiri umuziritsi wa vino. Aravuga ati ariko koko ntimureba uburyo tumeze nabi, ntimureba uburyo twahindutse igitutsi, ntimureba uburyo twasuzuguwe. Ndifuza kubibwira jyewe nawe buri wese abyumvireho. Ntimureba uburyo itorero ryahindutse igitutsi, ntimureba uburyo abagizi ba nabi bitiranwa n'abantu b'Imana, ntimureba abanyamafuti bitiranwa n'abantu b'Imana, ntimureba uburyo abakunda impiya bitiranwa n'abakozi b'Imana nyakuri, ntimureba uburyo abaririmbyi nyakuri bitiranwa n'abaririmbyi b'aba escrow, ntimureba uburyo abanyamasengesho nyakuri bitiranwa n'abanyamasengesho b'imburamukoro batagira icyo bakora cyangwa babuza abantu gukora. Ntimureba uburyo abahanuzi nyakuri bitiranwa n'abahanuzi baza bavuga biracitse ndetse babuza n'abantu gutera imbere, bavuga ngo wenda Yesu araje vuba nimugurisha ibyo mufite. Ntimureba agahinda mufite. Niko Nehemiya yatatse. Ntimubona uburyo twajweho igitutsi. Niba hari ikintu cya mbere, kondisiyo ya mbere ituma Imana imanura ububyutse, ni ikintu kimwe.
an intense desire, inyota yo kuvuga ati Mana, ntabwo twifuza kubona ibi bintu bibaho tubirebesha aya maso. Abongereza baravuga ngo not under my watch, not under my watch. Ibi bintu ntibikabe amaso yanjye abireba, ibi bintu ntibikabe ari jyewe uri kwizamu, ibi bintu ntibikabe ari jyewe uri kwizamu. Nshuti yanjye, uri umurinzi, niko Imana yakwise, uri umurinzi wa mwene so. Ntukemere ko ibi bintu biba, cyangwa jyewe nawe tukegera Imana mu mutima uciye bugufi, tukavuga tuti Mwami, ngwino uhaze inyota. Yesaya bivuze neza ngo nzasuka ku rubyaro rwawe umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Iyo umwuka w'Imana amanutse, n'umugisha umanuka ku buzima bwacu. Amen. Kondisiyo ya kabiri ni ugusenga. Nabyise gusenga, ariko nashatse kuvuga ugusenga ko kuramukwa, ugusenga ko kuramukwa, ugusenga ko kuramukwa. Murabona ababyeyi iyo bagejeje igihe cyo kubyara, nta kintu na kimwe kiba kigifite icyo kibabwiye. Ugira ngo se yibuka yuko yambaye n'umwenda iyo igise cyamaze kumukamata vrai? Igisiyo cyamaze kumufata ntiyibuka yuko yambaye umwenda. Mbese yongera kwibuka isoni ko avuza induru akarira, akavuza induru agasakuza. Njya nibuka umunsi umwe umubyeyi nigeze kujya kureba agiye kubyara, sanga igise cyamaze kumwemeza. Arangije atangira kuvuza induru, akajya abwira nyina ati Mama, uzabwire data urupfu napfuye, agahinda karanyishe ye baba we. Kandi ubwo ngubwo byari bigitangira, ababizi barabyumva, bigeze nko muri 4-5 akavuza induru, tukamubwira ngo tuza. Umugabo yamubwira ngo ceceka tuza, uwo mugore agahita amubwira ati kandi ari wowe wabiteye. Ati ndarizwa niki? Kubera iki? Isoni zose ziba zashize. Gusenga ko kuramukwa cyangwa travailing prayer niko kuzana ububyutse, aho dutaka tukavuga tuti Mwami Imana, nutatugenderera bukunda turapfuye, nutatugenderera iyi generasiyo yose irashize, nutamanuka ngo wigaragaze iyi generasiyo yose izagira ngo ntabwo wigeze gukora imirimo n'ibitangaza, nutatugenderera abantu bazibwira yuko imbaraga zawe zitakibaho. Niba ububyutse bwuza, niho dutangira a travailing prayer. Mbega ukuntu bibabaje abavugabutumwa dusigaye tubwiriza ubutumwa nta mbaraga z'Imana zibuherekeje, dusigaye tuvuga imbaraga z'Imana nta mbaraga mbega ukuntu biteye isoni abaririmbyi dusigaye turirimba nta mbaraga z'Imana ziherekeje uko kuririmba. Bityo ntihagire uw'umutima woroherwa yaraje mu iteraniro, ntihagire uw'umutima woroherwa yaraje gushaka imbaraga z'Imana. Hari umugabo nakunze mu mateka y'ububyutse witwaga Charles Finney, yarazwiho kuvuga ubutumwa mu buryo budasanzwe. Amateka avuga yuko yabwirizaga ubutumwa umutima ugacumitwa abanyabyaha bakavugiriza induru icyarimwe bitewe n'aho abasanze, haba ari mu ruganda cyangwa mu muhanda. Amateka avuga ngo hari ubwo yajya agaca mu nzira ari muri train, yaba ari ahaciye gusa, ni ukuvuga ntahagaze, train iciye aho nk'uko imodoka yaca ahantu ikagenda. Noneho ngo yahaca abari mu kabari hafi aho ngaho bakavuza induru kubera ububyutse, kubera imbaraga z'Imana yagendanaga nazo no gukorera Imana. Now baza amateka y'uwo mugabo abenshi witwa Charles Finney, ariko abenshi ntibaza amateka y'umuntu Imana yakoreshaga kugira ngo ubwo bubyutse bubanzirize Charles Finney mu mujyi agiye kubwirizamo. Uwo muntu abantu benshi batazi niwe nifuza kubabwira ku bijyanye n'amasengesho. Ni umugabo witwa Daniel Nash. Daniel Nash ni umuntu udasanzwe kandi nkunda cyane. Uyu mugabo mbere yuko Charles Finney ajya mu mujyi, dufate Charles Finney iyo yabaga agiye kuza nka hano muri Kigali, muzi ukuntu yabigenzaga. Daniel Nash yafataga umwanya w'amasengesho akiyiriza amezi hafi nk'abiri,
rimwe ibyumweru bibiri. Ntabwo yajyaga yemerera Charles Finney kuza muri uwo mujyi atarumva kuneta kw'imbaraga z'Imana. Agasenga amasaha hagati y'8 na 10, ahamagara Imana avuga ati Mana, manura imbaraga zawe, gira icyo ukora, ubu bwoko bumeze nabi. Agavuga ibyaha yabonye mu murwa. Mwami, dore nabonye hari ubusambanyi, ariko ijambo ryawe riravuga ngo waravuze ngo maze ubwoko bwawe bwitiriwe izina ryawe nibwicisha bugufi bukihana, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira ibicumuro byabo mbakiriza igihugu. Yasengaga ameze nk'umuloya apfukamye iruhande rwa Bibiliya, ariho arereka Imana impamvu zimurengera. Akabwira Imana ati mbese ntiwavuze ngo nitwihana uzasuka ububyutse? Mbese ntiwavuze ngo nimwihane kugira ngo ibihe byo guhemburwa bibone uko biza biturutse ku Mwami Imana? Nanjye ndihana kubw'uyu muryango, ndihana kubw'uyu mujyi. Daniel Nash akaborogera Imana, agatakira Imana. Ngo iyo yatangiraga kubona abantu batangiye kurizwa n'ibyaha byabo, nibwo yahitaga yohereza ibaruwa ndetse n'ifarashi akabwira Charles Finney ngo Charles Finney, ubutaka bwamaze kukwitegura, igihe kiriteguye kukwakira, ngwino ubwiriza ubutumwa bwiza. Nuko Charles Finney yahagarara imbere, yaba avuze n'amagambo 2 yonyine, ububyutse bukamanuka, indwara zagakira, abantu bakabohoka. Kubera iki? Kubera ko hari umuntu witwa Daniel Nash wabanzaga gusenga ko kuramukwa. Cyama jewe nawe tukaramukwa kubw'ubwoko bwacu, tukaramukwa kubw'abavandimwe bacu, kubw'abarumuna bacu bishwe n'ibiyobyabwenge, bishwe n'indwara, bishwe n'agahinda. Programme iyo ari yo yose, yaba ari psychologique, yaba ari scientifique, idashobora kubakiza. Ariko hari kimwe, Kristo ashobora kumara inyota y'abantu bishwe n'ibiyobyabwenge. Icya gatatu ni ukwihana. Ni ukwihana. Amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3:19. Bibiliya iravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Nuko mwihane muhindukire, nuko mwihane muhindukire. Aya ni amagambo Petero yateruye ariho arabwira Abisiraheli bamaze kubona ibitangaza n'imirimo idasanzwe, ngo mbese tubigenze gute? Arababwira ngo ni mwihane hanyuma muhindukire. Ubundi iri jambo mwihane muhindukire, ubundi ni ijambo rimwe mu Kigiriki bivuga metanoia. Ni kimwe kwihana. Abakristo ntabwo twicuza ibyaha gusa, kwicuza ni intambwe ya mbere, tukavuga ngo tubabajwe n'ibyo twakoze. Icya kabiri, tukihana tukavuga tuti Mwami, twagucumuyeho, tugusabye ngo tubabarire. Metanoia ntabwo igarukira aho ngaho. Ntitwicuza, ntitunihana ngo dusabe Imana ngo twezeshe amaraso gusa, ahubwo turanahindukira. Ni ukuvuga ngo twarebaga muri iyi direction tukareba mu yindi direction. Kubera iki? Kubera ko kwihana nyakuri ni ukwihanira kureka. Kwihana nyakuri ni ukwihanira kureka. Bamwe mu bantu bigishije ubuntu butihanira kureka batangira kuvuga ngo ntacyo bitwaye, wakiriye Yesu ibyaha byawe bikababarirwa, ushatse wakomeza ugasambana, icy'ingenzi ni uko wakiriye Yesu. Ikimenyetso icyaha wari warakoze n'icyaha cyo kutizera. Ndagira ngo nkubwire, my grace that I believe, the kind of grace ubuntu buri Bibiliya ni grace iri aggressive. Ni ubuntu buri aggressive. Ni ubuntu bwamvanye mu bubata bw'ibyaha bukanjyana mu mucyo w'itangaza. Amen. Rero kwihana ndiho ndakubwira nshuti yanjye jyewe nawe, nuko icyambere tubabazwa n'ibyo tubamo. Murabizi urubanza ruzabanziriza mu nzu y'Imana, ariko nanone Imana iranatubwira n'ububyutse bubanziriza mu nzu y'Imana. Nimubireba hano mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ntabwo ububyutse bwabanje kujya mu mihanda y'i Yerusalemu butarasanga babandi 120 ba Kristo, abo Kristo yitoranirije. Nitwihana Imana iradusukaho umwuka wera. Nitwihana Imana iradusukaho umwuka wera. Gone are the days that we should do everything in the flesh. Igihe cyo gukorera mu mubiri cyararangiye. Igihe cyo kuririmbira mu mubiri cyararangiye.
igihe cyo kuririmba dukoresheje skills cyararangiye. Iki ni igihe cyo kwihana, tukabwira Imana tuti mwami tubuze imbaraga. Muririmbyi yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka. Ni ukuri ndumva Yesu amyemeza jyewe ko mbuze imbaraga. Niyo mpamvu ahari aho izo mbaraga zakamuwe n'ibyaha, ibyawe n'ibyanjye, Umwami Yesu arakubwira ngo tuze twihane. Ni kenshi twaragiye twisanisha n'ab'isi, twambara nk'uko bambara, tuvuga nk'uko bavuga, twitwara nk'uko bitwara, ntawe ubasha kudutandukanya nabo. Bibiliya iravuga ngo Efurayimu yivanze n'amahanga, nicyo cyatumye imbaraga z'ukuri zimushiraho. Imbaraga zadushizeho kubera igihe twamaze n'abanyamahanga. Imbaraga zadushizeho kugira ngo tube influence, bo baratwinfluenshije. Reka dusabe Imana tuvuge tuti mwami tubabarire, utwezesha amaraso, dugiweho n'igitutsi kandi nawe turagutukishije kubw'ibyaha byacu, none turaje. Nuva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Haleluya. Ni koko Imana irashaka kukubwira ngo numusanga azagukoraho, azagukoraho nshuti. Reka ndangirize kuri iki cya nyuma, wenda ibindi nzabivuga. Ni ubumwe bw'abizera, ni ubumwe bw'abizera. Bibiliya yatubwiye mu Byakozwe n'Intumwa 2 ngo bari hamwe bahuje umutima, bari hamwe bahuje umutima. Naho guhuza umutima ntabwo ari uguhuza personality, ntabwo ari uguhuza imiterere n'imyumvire. Murabizi hagati muri twe aba bantu baba barakuriye ahantu hanyuranye mu bitekerezo bitandukanye. Guhuza umutima ni uku nguku, ni uguhuriza umutima ku cy'Umwuka Wera wenyine abasha gukora, guhindura ubuzima bwacu, kutwambika imbaraga. Guhuza umutima tukavuga tuti ukuri nuko nta munyembaraga uri muri twe, ukuri nuko dukeneye imbaraga z'Imana, ukuri nuko dukeneye gukora kwawe mwami, ukuri nuko dukeneye umuriro wa Pentecote, ukuri nuko dukeneye ukuza ukadukoraho. Waba uri umunyedini, jye nawe dutandukanye imyizerere. Ushobora kuba uri umupanekoti ukaba uri umubatisite, undi akaba umumetodisite, undi akaba umuanglikani, undi akaba umugaturika, undi akaba undi wese. Icyo nzi ni kimwe, jye nawe dukeneye imbaraga z'Imana. Icyo nzi ni kimwe, jye nawe twambaye imbaraga z'Imana. Ibyo ngibyo ntitwaba tukibyita ibidasanzwe. Nabonye umupantekoti n'umubatisita n'umuanglikani n'umugaturika buzuye imbaraga z'Umwuka w'Imana, barumvikana. Ikidutandukanya n'intege nke zacu, kuko iyo twagiye mu mubiri dutangira kuvuga ngo twe dusenga dutya. Twebwe umwe avuga haleluya, undi akavuga ngo hururuya, undi akavuga ngo haleluya. Hari abo numvise ngo haleluya. Aho ni dutangira mu tudiferanse tutagize icyo tumara, tukajya mu myambarire, mu mivugire, aho twavukiye. Ati twebwe nitwe gicumbi cy'ububyutse, akaba ariho duhera. Ariko iyo twambaye imbaraga, ikintu ni kimwe, turavuga ngo abanyabyaha barihe, ngo tubabwirize ubutumwa bwiza. Niyiho kazi ihari ngo duhe icyubahiro Kristo. Dukeneye ubumwe bwo kwizera, tukavuga tuti turabizi dukeneye imbaraga, turabizi itorero ryawe rikeneye imbaraga, usinidanganye. Ntumbeshe, urabizi yuko ukeneye imbaraga. Ntumbeshe, urabizi jyewe nawe yuko dukeneye imbaraga. Tugiye gusaba tubwire Imana duha ubumwe bwo kwizera, tuvuge tuti Imana igaragaze, igaragaze. Bibiliya iravuga ngo abanyabyaha baratubaza ngo Imana yacu irihe. Biraryoshye kumva abanyabyaha bariho barabaza ati mbese koko Imana yacu irihe, Imana yanyu irihe, twereke Imana yanyu irihe, 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 irihe. Hari umwami w'Abaroma wari warasomye amateka y'Abisiraheli, ukuntu ngo
ngo bajyaga bajya ngo abatambyi bakuru ngo bajyaga bajya ahera hahera, waba ufite icyaha ugahita witurayo ugapfa ukibona isanduku y'isezerano. Uwo mugabo afata risike, aravuga ngo jyewe ngiye Yerusalemu njye kureba ko koko icyo kintu kibaho, ndinjira ahera hahera nishaka mfe. Muranyumva? Now mu gihe cya kera, mbere gato y'uko isezerano rishya riza, Bibiliya abateoloje ntibahuriza kuri ayo mateka. Ntabwo bazi igihe isanduku y'isezerano yari yaraviriye ahera hahera, kuko Abaroma baza ntiyari ihari. Bamwe bavuga yuko ubwiza bw'Imana bwari bwarayiteruye bukayibavanamo kubera ibyaha. Now ajyamo azi ngo ari buyisange, agezeyo asanga isanduku y'isezerano ntikibayo, barishaye ikosa barabuze. Nawe igitangaje ni uko abanyedini iteka ryose, abatambyi bakuru bajyaga bimunyamunya bakishushanya, bagakora iby'amategeko yababwiraga, bakambara efodi, bakambara ibintu byose, bagatamba igitambi cyabo n'icy'Abisiraheli, barangiza bakajya aho hera hahera bashushanya besikoroka, bashushanya, bakinjira ahera hera babizi neza yuko isanduku y'isezerano itakihaba. Umuntu wese yababona akagira ngo ni abantu bari seriye, bagiye mu cyimbo cy'Imana, bagiye kwihana mu cyimbo cy'Imana, bakumva ni ibintu bidasanzwe, bakagira gutya bakagenda bazi ngo abo bantu ni intwari, bemeye kudupfira. Ngo ageze yarabibura, arangije aravuga ngo ukuntu nubahaga Isiraheli, ukuntu nubahaga Imana y'Abayuda, none nagezeyo nsanga isanduku itakibayo, kandi byose byari byubakiye ku kinyoma. Icyo kintu kiramubabaza. Mwumva umuntu wari waremera avuga ati ndafata risike, nishaka nzapfire ahari ubwiza bw'Imana ariko nyibone ya sanduku y'isezerano. Abanyabyaha bariho baravuga ngo Imana yacu irihe? Mbese twasaba Imana ngo idusukeho imbaraga, tubereke Imana, ntituyivuge tuyerekane, ntituyivuge tuyerekane mu bikorwa. Amen. Tuyerekane mu mirimo, nk'uko Pawulo yavuze mu Baroma 15, yampaye amagambo, yampaye ibikorwa, ibimenyetso n'ibitangaza kubw'Umwuka Wera. Ndifuza jyewe nawe twegere intebe y'Imana, tugiye gusenga aka kanya, tugiye kubwira Imana ngo Mwami turihana, duciye bugufi, duhe inyota yo kugushaka, twambike imbaraga zawe, tugire bamwe kubw'ubuntu bwawe, duha amasengesho y'urudaca, ongera udusukemo iyo nyota, ngwino wuzuze izo kondisiyo mu mitima yacu, kandi twitegure jyewe nawe, kuko ndabizi neza ububyutse buzaza. Hari indirimbo ya kera ivuga ngo ni wizera nanje nkizera, hamwe tugasenga, Umwuka Wera azamanuka, u Rwanda ruzakizwa, u Rwanda ruzakizwa, u Rwanda ruzakizwa, Umwuka Wera azamanuka, u Rwanda ruzakizwa, u Rwanda ruzakizwa, u Rwanda ruzakizwa, Umwuka Wera azamanuka, u Rwanda Kigali na Gari izakizwa, Kigali izakizwa, Umwuka Wera azamanuka, Kigali oh Kigali izakizwa, Kigali izakizwa,
kizwa umwuka wera zamanuka Kigali amajyepfo azakizwa amajyepfo azakizwa umwuka wera zamanuka amajyepfo burasirazuba izakizwa busirazuba izakizwa umwuka wera zamanuka burasirazuba izakizwa majyaruguru azakizwa amajyaruguru azakizwa umwuka wera zamanuka amajyaruguru burengerazuba izakizwa burengerazuba izakizwa umwuka wera zamanuka burengerazuba izakizwa niwizera nanjye nkizera hamwe tugasenga umwuka wera zamanuka u Rwanda ruzakizwa u Rwanda ruzakizwa u Rwanda ruzakizwa umwuka wera zamanuka u Rwanda ruzakizwa. Data mu izina rya Yesu, mu bumwe bwo kwizera tuje imbere yawe dusenga, turihana ibyaha byacu, turihana ibyaha by'imiryango yacu, turihana ibyaha by'igihugu cyacu, turihana ibyaha by'itorero. Turavuze ngo twezeshe amaraso yawe, aho twatukishije izina ryawe rikagaragara nk'iryandujwe nawe. Turavuze ngo tweze, turavuze ngo tubabarire, turavuze ngo amaraso yawe atweze, izina ryacu ryezwe, kandi mwami udukureho igitutsi. Turagusenze, turagusanze tuniha, dutaka, tuvuza induru, tuvuga tuti mwami tugenderere, tugenderere irindi rimwe. Turasenze nka Samusoni, duhorera amaso yacu Abafilisitiya, tugenderere irindi rimwe, imbaraga zawe zigaragaze. Turagusabye ngo usuke umwuka wawe wera, utwambike imbaraga zidasanzwe mwami, ubuntu bwawe buze bugenderere ubuzima bwacu, tukubona utwuzuza imbaraga, umwuka wera agendagendana natwe mwami. Palobre zenelo sachete ramenol andelo lomeze zigrake kemendo laver. Ngwino dukore mu murimo kugira ngo tubone gukora umurimo wawe. Ngwino utandukanye urukungu n'amasaka, ngwino utandukanye urukungu n'amasaka. Tuje mu cyumba cyo hejuru, turavuze ngo twuzuze imbaraga,
umuriro udutungura uvuye mu ijuru, ibirimi by'umuriro bize ku mutwe wa buri wese mwami, hano mu rusengero iwacu ndetse no mu gihugu cyose. Abera bawe bagendererwe n'imbaraga zawe, tubona ineza yawe idasanzwe, tubona ibigirwamana byikubita hasi, turabona icyishyize hejuru cyose kurwanya izina ryawe gicishwa bugufi, tubona imbaraga zawe zigaragaza. Turagushimiye ko ibirengeye, urakoze ko wumva gusenga, urakoze ko ugiye kuduha ndetse uduhaye inyota yo gushaka mu maso hawe no kongera kwiyiriza no kongera gutaka mu maso hawe, tuvuga ngo mwami ngwino tugenderere. Tugushimiye imbabazi zawe, urakoze ko wumvise gusenga, icyubahiro kikugarukire mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. God bless you.